ntabwo ngenja ni wowe se ikaze muvandimwe Yesu ashimwe meze neza none se niki kikugenza se hano niki kikugenza Jesus is Lord. ntabwo ngenja ni wowe se ikaze muvandimwe Yesu ashimwe meze neza none se niki kikugenza se hano niki kikugenza Kagondo wari umeze ute? Yawana nari meze neza wowe se Ngewe ari mu muhogo hari umakatana none se urarebye usanga ndi umuvure 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 ku buryo uje kunyaka ariko se uzanye ibintu by'imivure wumvishe ngiye mvuze inzo nuko ndeba unzaniye umuhogo wagira ngo ndi umuvure ngiye kukumena ni anjini narwaye nanjini no se anjini ndi muganga uvura anjini ariko se akira Mungu ubona abantu nkamwe muri Kigali muracyabaho nese wari uko twapfuye numvaga mwarihaye Yesu ubuje kuvumba kwa Kabondo none se hari ubukuri kubona hano nyine hari ubukubona hano se warihaye se ndirihe ariko ngiye banzo rebe sibyo iyi ninda gusa twekwe gumya twizinga mu magambo sibyo aritere cyane nda y'ibiri ariko ece turebe karariteri oya gutyo oya no bagisite itonde mari itonde nyine ntabwo reka turebe utaka atu okay ariko ze ko ufite ikiganiro uje mu tuganire karibu rero ikaze karibu dore zizaragenda wicare hariya dore ko abashyitsi mushaka kwiha imyanya kandi itabageneye no kuvuga ngo
aho se aho iwanyu byari bimeze bite? Amakuru imvura iragwa, twe twarayibuze, ibishyimbo byarumye, agatoki sinakubwira. Ni ukuvuga ngo natwe ubu ngubu yewana twumye nk'amakoma y'insina. Ariko narumvishe abantu biyongiye ngo mukunda kugira imirurumba. Kigera arahengamiye igikanu. Igikanu se waje kugihengamira kwa Kabondo. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Yahise. Akakanu nagaki. Akase? Akangaka ni akantu nari ndimo ndisomera. Doraka. Ni akantu ndi gusoma. Gusa ntabwo byemewe kuba naguhaho kuko kano kamweza n'abantu bagaharaniye. Ariko uranamesheje. Wagasubiza uwo munsi hari umuntu numvishe isubiza mu gikari. Oya reka numva gukora kameze. Haki ya Mungu. Cyane ni inzoka. Reko iwanyu mujya Mungu inzoka imeze gutya. Oya. Ariko urasomaho gakeya. Oya ntago naguhaho. Ntago njye nyanywa inzoga. Reka nasubizemo. Narakijijwe urumva. Nakira agakiza n'umwuka we urumva. None se urimo urarya ururimi. Hano twabaza inyama. Iminwa yandisigaye yuma kubera impeshyi. Izuba ryaravuye cyane. Ahubwo genda ujye muri. Nabone nari ndimo hari agatabo nandi gusoma. Nari nkatumye umwana agashyira hariya ariko reka gende ngereyo ndebe. Sawa rero. Ariko nta kibazo wumva ushaka uko nakuzanira amazi yo kunywa. Kuko buri abantu bazamutse imisozi baba bafite icyaka gishobora gutuma umuntu baje basanganira yaba haki amazi bakabanza bagashyira aho icyo kunywa cyo kunywa cyo uzajya kukiyongera dore twarushye tujya gushaka ubwatsi bwo kwengesha ibitoki byacu dore n'izuba ryaratse reka nimukaze muzanaho indabyo umuntu. No kuvuga ngo Imana yaravuze ngo ugusanze afite icyaka umuha amazi nuko rero nuko ngo Yesu wabimenya nuko ngukorera reka ngereyo ariko kari akantu karebe wirebe ntugakoraho ndagukubita ndagukura amenyo. Funke! Hey! Aye mi temi ba mi. Umva ndaje ihindurire inzoga yacyo ewa kubita amazi ivugute. Umva iranyana y'imbwa y'igisambo iraza nkayikubita amayoga ikanywa nkayikubita amabyeri. Umva ngiye kubita amazi urumva gaseke icyo bita dumburi bayita dumburi. Inzoga ngiye kugihereza yitwa dumburi. Kigoryi gusa hakize ko cyandushije ubwenge ahita dumburi. Ni inzoga yitwa dumburi. Kigoryi kijyana ikize ko cyanyemeje cyasinze cyangwa nanjye umugore kuma we ngo cyanyemeje nta n'isoni niko kitaraza nkwereke Kigoryi maka kirondo kiwe mu Caritas imbesire gicucu. Twe twaravuye ibyaro tuzi icyo tuje gukora. Inzengero zarazerengereye i Kigali ubuse yarazi ko ari urukundo runzanye kumusura. Urukundo genda ujya gusoma ibitabo gasoma igishwe. Shawe rero niki noneho ibintu ni wane umuya wacyo ndagusigira aho kamanza nsome none. Karengetse shamuswekera naze ko anyemeje sawa we umwana w'umusinga musigira umuheha wawe kitandatu gusa ngo cyanyemeje ngo cyane
wabona imbwa ishaka urukwavu ugarusiga imbere yayo ngo ndaje. Ngakarara umugenzi kamurenza impinga yaruguruwe. Komera baramamagaye reka ndamukupa yabipaga muri niko icyo ni icyo ufite mukwasha mimbe se yabyimbye irengwa umupira afite mimbe wa mugabo wirangiza ahubwo burya yahereye mu kwa imanuka igera mu kamori nukuri ahubwo muzandangira umuti mimbe irangengereje ubu urubavu rwose ngahe genda gahambiye genda sha reka nkwerekeze ngaho nyaruka ihute utagwa hano ese sundenza amarembo ihute nyine rero urugendo rwiza kandi genda nawe uherekeje genda ahubwo ugenda mbona urenga genda mbona urenga genda mbona urenga kuko buriya ninda waruzanye wambaye byiwe waruzanye ndaje nyinyire sijubonye mva sijubonye nyira rirashya n'umuruho n'icyago cya kinyisukiriye ariko umuvuna muheteraza ngo ndumva ngo umuhogo wumye ngo ndumva ngo mucyaka ariko se yabonaga ahangaha ari mu kabari yabonaga ari mu rwina rw'inzoga ariko igihe narumiwe ubundi ubugabo nkabura bw'ubusurubuni ubundi wabujya hehe reka mubwize ukuri kare buriya rero reka nkubwire nta bintu byinshi reka wumva we reka nywa sinjye mbonye nkukira arabona izuba ryaratse ibishyimbo byarumye insina nuko sinakubwira none asanga ko nari nifite niyengeye mbonye mu dutoki tubiri munsi y'urugo ng'icyorezo cy'icyaka ngo ndakizanye ngo nyituye kwa Kabondo asoni reka nkumwenzera reka nkumwana yewe cyanda gutsisije mbonye uvuhava mibi zakwice sinzanagushyingura amaheru reka nkumwe yakiye Mungu iyi ni inzoka wangwiki iyi ni inzoga yanjye niki iyi ni inzoga niyengeye niki Hey! Aye mi tèmi bá mi. Oya we bapfunyikiye we ayiwe oya ayuna ahe n'amazi oya we na wa mwana wanjye agiye ku ishuri ngo mwereka ndebere aya n'amazi ntabwo ari amazinde y'abakuru we oya ndica umuntu ye Kabondo k'Imana ngiye kubona hano ndasire ntabwo nzakumya nsuzu umwana amuburiye amazi reka nkubwize ukuri ntawe uri kukunyuza amaheru umva ko wakoze umubiri ngo waragiye ngo ukora umubiri ukora amababa ayo mababa ndayakuraho ibintu byo kuzana ibintu by'inuza byo kubyimba nazana n'agapfundo ngo mu byimbi bwaho agiye ngo urabyimbisha umubiri nkabuhondahonda
ubundi narangiza nkagusiga uri nka 10 ya radio Rwanda hakia Mungu bakanze nkwereka ariko we yo bacengeje uzi ko bacengeje ijoroni we ni ijoroni Yes ashimwe nawe wambesire we nta soni wambesire we toka we mujingo ubu se ibi ni ibiki birimo hano we ibi ni ibiki birimo hano ibiki ntabwo ubizi wowe ariko ubundi nkawe ubundi wiyumvamo ibiki sha warekeye ngo urabyimba gukora amababa yawe wakoze uzi ko bana yapfura none se ubundi ibyo byo rase wavuna ino nkoni wowe ko ndeba uri murigira nka 10 radio Rwanda wena ukubita nka gusiga nka 10 radio Rwanda tikunyoko ngo ndegisenze ngewe wanywereye inzoga urayimara urangije unsigira mu icupa mu amazi urangije wowe urambindikira kugira ngo unyobye ubwenge nese ngewe nta hakiya Mungu nukure harapfa umuntu wa mukinga we wa mukinga